nongeye kubasuhuza kandi mbashimira ko mwemeye kubana natwe. Aha turi ni kuri African Window News mu gisata cyahariwe ubuzima. Tugiye kurebera hamwe ibimenyetso bishobora kwereka umuntu ko yanduye sida, ndetse na mbere cyane yuko yipimisha ibi bimenyetso nk'uko byatangajwe na WHO, World Health Organization. Iki ni ikigo cy'isi gishinzwe kureberera ubuzima. Bavuze ko hari ibimenyetso umuntu ashobora kugaragaza bigaragaza ko yanduye sida. Ibimenyetso bikaba biza mu byumweru 2 kugeza kuri 4 sida imugezemo. Nituvuga sida nuko ari ijambo abantu bumva, ariko ubundi ni HIV cyangwa se virus itera sida. Hano hari ibimenyetso byavuzwe, ariko se twakwibaza ngo biterwa n'iki? Impamvu ubundi iyo umuntu agezwemo n'indwara iyo ari yo yose, umubiri uriyegeranya mu gihe ya ndwara itari isuganya, ukayataka mu buryo bushoboka bwose ku buryo ya ndwara utazayinesha. Niyo mpamvu nyine hari ibimenyetso umuntu agaragaza. No kuri sida nuko bigenda. Iyo umuntu akigira iyi virus igeze mu maraso ye, ntabwo ihita ibasha kuganza umubiri, ahubwo umubiri abanza kwirwanaho mu buryo bwose bushoboka. Muri cya gihe rero umubiri uri kwirwanaho, niho tubona ibi bimenyetso tugiye kubabwira. Reka tuvuge ko virus itera sida kugeze mu maraso aka kanya nta kimenyetso uzahita ubona. Bizasaba iminsi 14, ibyumweru 2 kugira ngo utangire kubona ikimenyetso cya mbere. Ikimenyetso cya mbere uzabona ni iki? Uzagira ibimenyetso bijya kumera nk'iby'ibicurane, kwa kundi umuntu aba ameze iyo arwaye ibicurane. Bagaragaje neza ko umuntu azagira umuriro. Ushobora kugira umuriro muke cyangwa ukagira umuriro mwinshi, ariko umuntu agira umuriro. Icya kabiri, bagaragaje kuri uyu munsi wa 14 wanduye virus itera sida cyangwa se virus itera sida igeze mu maraso yawe, ushobora kuribwa umutwe. Ikindi kimenyetso, bamwe mu bakorewe ubushakashatsi bagize icyo bita skin rash. Nuvuga ngo ni utuntu tuza ku ruhu utari usanzwe utubona, ukabona nyine ko uruhu rwarwaye utuntu runaka. Iyo virus itera sida imaze kugera mu maraso yawe, nyuma y'iminsi 14 kugeza ku minsi 28, ni ukuvuga ngo ni ibyumweru 2 kugeza ku byumweru 4, umuntu ashobora kugira udusebe two mu muhogo. Utu dusebe abantu benshi baratuzi, kuko ni twa dusebe umuntu agira. Bakunda kuvuga ngo umuntu yarwaye angine, hamwe umuntu amira akababara, akaba yumva mu muhogo atamerewe neza. Ni udusebe tubabaza cyane ku buryo umuntu waturwaye no kurya hari igihe bimubana ibibazo. Nyuma yaho, iyo umubiri ukomeje kurwana nyamara nyirawo ntabimenye, virus iba iri kugenda ifata ingufu, bityo agatangira kugaragaza ibindi bimenyetso bikomeye tugiye kuvuga. Ahangaha indwara ibiri kwiyongera, ibiri kugenda ikura. Amavirus aba ari kugenda yimultiplier cyangwa se yongera umunsi ku munsi, aho umubiri noneho utangiye kurwanisha ingufu nyinshi, bigatuma hari ibimenyetso bindi uzagaragaza. Iyo nta muti wafashe, bya bimenyetso bya mbere bikaza bikagenda. Ikizakurikiraho ni uko uyu muntu azatangira kugira icyo twita amatakara. Ni ukuvuga ngo lymph nodes ye azabyimba. Lymph nodes, niba hari abantu bijya bibaho, hari igihe umuntu akomereka nko ku kirenge, akumva utuntu twabyimbye mu mayasha. Rimwe na rimwe uba usanga utu tuntu yenda dukozeho dutonekara, ukumva twabyimbye tumeze nk'utuntu tw'utubumbe
ukuntu ayo nayo bita lymph nodes. Iki gihe rero uyu muntu atangira kugira mu lymph nodes akabyimba, ayo matakara nyine. Iyo bikomeje uyu muntu ntabona umuti atangira gutakaza ibiro. Ubanza ariyo mpamvu kera wabonaga umuntu arwaye indwara atumye atakaza ibiro bahitaga bakeka ko ari sida arwaye. Uyu muntu aba ageze kuri cya kigero noneho HIV itangiye kuganza umubiri we, ku buryo mu minsi mikeya bazingira ku yindi stage yuko yatangira kugira ibyuririzi. Iki gihe umuriro urongera ukagaruka. Ahangaha biba binashoboka rwose ko umuntu ashobora kugira diyare ndetse ikomeye cyane, atari ya diyare iza uyu munsi ejo ikagenda, oya, ashobora kugira diyare igakomeza ndetse yajya no kwa muganga bafata ikizamini cy'umusarane ntibagire ikintu babona cy'inzoka cyangwa ikindi. Uyu muntu ugeze kuri iyi stage aba ashobora kuzajya agira inkorora ya hato na hato idasobanutse, kubera ko nyine ntabwo ikibazo kiba ari uko wenda hari akarwara runaka kari mu bihaha, ahubwo ni ibimenyetso bya HIV biba biri kugenda biganza umubiri we. Ubundi HIV igenda igaragaza ibimenyetso byayo bitewe na stage umuntu ageramo, kubera ko ubundi umuntu iyo atavuwe HIV igenda imumunga gahoro kugeza igihe izarusha ingufu umubiri we agapfa. Iyo rero umuntu atavuwe, ntafata imiti cyangwa se agahabwa imiti ariko ntayinywe, bijya binabaho ko umuntu ashobora kunywa imiti y'icyiciro cya mbere ariko ntimufashe. Iki gihe nibwo noneho umubiri w'umuntu n'ubwirinzi bye bijya hasi cyane, umuntu akaba yagira igituntu kikamuzengereza rwose, akaba yagira ikindi bita cryptococcal meningitis. ni ukuvuga ngo iyi ni mugiga ariko yatewe n'udukoko bita cryptococcus. Ikindi aba ashobora kugira infection yo mu maraso ikabije cyane, nayo ishobora kumuhitana. Iyo byarengereye niho atangira kugira amakanseri nk'izo bita lymphoma cyangwa se kanseri z'uruhu, izo bita Kaposi sarcoma. Aha rero birumvikana ko ikigero cyose umuntu yaba ariho ubasha kumenya ko ufite sida. Ubundi niba nawe ubikeka ko ushobora kuba waranduye, ukibonaho kimwe muri ibimenyetso twavuze haraguru, feri ya mbere ni kwa muganga. Ibi nicyo bimaze, niyo mpamvu tubivuga, ni ukugira ngo umuntu nibonaho ibimenyetso ntazarindire ubwo sida izaba yaje, igihe HIV izaba yamaze kuganza umubiri we, oya, ahubwo tuba tugira ngo umuntu nawe ubwe natangira kwibonaho utu tumenyetso ajye kwa muganga bamupime, barebe ko nta kibazo cyaba kiri mu maraso ye, kubera ko sida ifite imiti igabanya ubukana. Iyi miti ifasha umubiri kwirwanaho, igatuma ndetse n'insoro za sida HIV zitororoka cyane ngo zibashe kugira ingufu zatuma umubiri ugira ikibazo. Ubundi bigaragaza ko nubwo tudafite umubare munini mu Rwanda w'abantu bafite aka gakoko ka sida, nyamara no mu bo twicaranye ahangaha abo muri kumwe aka kanya hashobora kuba harimo umwe ufite HIV. Urabona se hari icyo abaye? Ntacyo abaye rwose, ariko impamvu adafite icyo abaye ni uko afata imiti neza kandi agakurikiza gahunda zose ahabwa n'abaganga zo kwiyitaho n'ibindi. Nuko bimeze. HIV ubasha kubimenya ko wayanduye, ariko niba wayanduye ubasha gukurikiranwa kandi ubuzima bwawe bukabasha kugenda neza nta kibazo kibayemo. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri page yacu, wakora subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byose dukora. Ikindi, habaye hari ikibazo cyangwa inyunganizi, inama ndetse n'ibindi mwifuza kuduha, mwabyandika kuri comments cyangwa se mukatwandikira kuri nimero ya telefone twashyize hano hasi. Uwiteka abarinde. Aho ubutaha.